Sinzi aho bigana gusa nzi ko hari aho nzabigeza. Hello. Yes. Reka nongere mbasuhuze. Kandi nongera kwifuriza amahoro y'Uwiteka Imana akomeze kugenda abana namwe. Ababeho gatanu ku kandi. 6 kwa 6. 7 kwa 7. Nani kwa nani? 9 kwa 9, 10 kwa 10. Reka nizere neza yuko rero nawe ahuri ukomeje kugubwa neza cyane. Nkuko bisanzwe nitwa PAC. Harashize iminsi myinshi cyane ntabaganiriza kubera impamvu imwe tandukanye n'izindi impamvu ikomeye cyane, ariko nongeye nagarutse, nongeye nahageze ku bwanyu kubera amasengesho yanyu ndetse n'imbaraga z'Uwiteka Imana. Nongeye kugaragara kuri microphone z'Imvura TV. Aha ni muri studio Imvura TV. Ngira ngo mbere na mbere ndabanza gusuhuza abapioneer muri rusange, abantu tukunze kubana mu biganiro bya Cryptocurrency, haba Pi Network, aba Ruby, hari n'abantu bamayininga TCC, abandi bamayininga za Sidara ndetse n'izindi coin zigiye zitandukanye. Ndabasuhuje mwese, ariko by'umwihariko ndabanza gusuhuza abakiriya banje, ndabanza gusuhuza abakunzi bacu bagura imodoka, abakire muri rusange. Icyambere buriya na amafaranga, icyambere nukubaho fresh uri umukire. Gukira bisaba ikirero, bisaba gukora cyane, bisaba gutekereza. Hari umuntu ujye ukunda kuba ariko se kubera iki bundi abantu bakora cyane ntibakire, tukabona abadakora cyane bakira. Gukora ni mu mutwe, gukora ntabwo ari ugukoresha amaboko gusa kugira ngo ugafata amaboko ugaterura imifuka ibizigo ibintu biremereye hoye. Ngo abakarani ntibakira, bashaka kuba bakoresha ibigango, ariko ibintu bijyanye no gukoresha ubwonko ibyo biri kure yabo cyane. Rero nkuko bisanzwe ni cya kiganiro cyacu aho ngiye kuganira n'abapioneer muri rusange, ariko mbere na mbere ushaka ikitwa imodoka wahamagara kuri nimero zikurikira 078 97 41 42. Ikindi turamamaza, ushaka kuzana imodoka ingigurwe fresh nako kanya, igipangu cyawe, inzu yawe, inzu y'ubucuruzi, ubutaka bwawe, isambu yawe, kibanza cyawe, ibyo byose ushaka kubigurisha nandi wabisanga ni hano kuri MVR TV Kumvura TV. Gana PAC tugufashe kubera ko ikintu cyambere no kwamamaza. Nkiri mu kwamamaza reka mbanze nkwerekeza hano bita mu Karumuna, hafi aho ngaho kimara kurenga igahanga uturutse Kicukiro, cyambuka ikiraro Kicukiro winje Bugesera, hafi aho ngaho mu ntara y'Iburasirazuba nibyo ra, ariko bahakize mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo rero hariya mu Karumuna niho uhitugera ahantu ku Mukindo fresh, uzamutse gato mu kuboko kw'iburyo uhitubona ahantu handitseho Umukindo bare. Winjemo bagufashe kila kitu cote, icyo kunywa, icyo kurya, aho kurara byose ni tayari. Niba rero uri kunyumva uri mu modoka yawe wiguriye, gerageza ukimara kwambuka aho ngaho werekeza Bugesera ugiye Nyamata kuryoshya, dore ko ari abantu bari gusohokera ari benshi cyane, bafite n'ibibanza byinshi we. Hari kujya umujyi. Niba rero ushaka kujya aho haboro kwigurira ikibanza cyangwa se ugiye gusohoka, wirenga aho ngaho ku Mukindo bare. Ubwo rero tukiri ku modoka yawe witwariye, ushaka kuyigurisha mpamagara, nta mpamvu yo kuzirana umuduga wawe. Ukeneye ufite itungo rikakugoboka. Rero no kuvuga ngo niyo mpamvu nanjye mpari Baho Neza Limited bakugurishiriza imodoka, amazu, kila kitu chote. Ushaka no kugura rero watugana kuri ya nimero nakubwiye 0787 Sasa reka twinjire mu isi y'amafaranga, mu isi y'ubukungu, mu isi y'abajejeta faranga, mu isi y'abajejeta bukungu. Sasa rero nababwiye ati nta kintu kimwe muzigera mumburana mpari 5 kwa 5. Sasa rero ngira ngo hari kuvugwa ato iyo coin iri kurya amafaranga y'abapioneer. Ibyo bintu ntabwo mbibasabye, ntabwo mbasabye kujyamo. Ndabizi bari kugenda babibira amafaranga kubera ko ntari impari, kubera ko nari narabuze. Hari igihe umuntu agira gutya akajya mu mahugurwa, ariko ushobora kwibaza ati se nari ndi hehe. Byo ntabwo bikureba. Kiye kureba nuko naje kugira ngo tuganire, ariko hari igihe nyine bigenda ukundi kuntu umuntu akajya kwikosi, akajya gufata amahugurwa y'ibyo azazanira abakunzi be. Twahamenye ubwenge rero. Mbere na mbere turabashimira rero muri rusange kuba mwaradutegereje. Ikindi kubona muri kunyakirana yombi, andika muri commentaire uvuga ati twari tugukumbuye PAC. Ndahari rero nanjye naje, kandi nta impamvu yo gusubira inyuma, dore ko shaka kujya mbaye ibiganiro bigeze nko kuri 3 ku munsi, tukinjira mu busesenguzi bwacu mu cyakiganiro impuzandengo. Noneho sasa cyitwa ikijyanye na Cryptocurrency, ubigisha mining, kuganira ku bintu bijyanye n'amafaranga y'iko nabuhanga,
tuba tuhariro gatanu ku kandi. Sasa rero impamvu nari ntangiye mbabwira kuri coin yitwa Atu, nabonye abantu benshi cyane kugenda babivugaho, abandi bari kuvuga ati coin ni scam, abandi bavuga ati gutanga amafaranga menshi cyane. Icyo nibwirira abapioneer mu rusange, shuti zanjye mwebwe abapioneer mwamenye Pi Network, niyo mpamvu ngiye nkunda gufocusinga kuri Pi Network. Binabaye byiza izindi coin wabuna ziretse, warangiza ukajya miningira Pi Network ya utuje. Niba ushaka no gushora amafaranga yawe, ntabwo nkubwiye ngo shora amafaranga kuri Pi Network, ahubwo wowe mininga gusa. Abantu bari kujya ku ma exchanger bakagura coin zigiye zitandukanye ngo bari gushaka gutera imbere. Ibyo ngibyo ntabwo nge nabigushishikariza kubera ko sibyo. Narakubwiye ngo nta munsi numwe nzigera nakumuntu amafaranga, nta na rimwe nzigera mbwira umuntu ati zana umufungo wawe nkugurire crypto. Impossible, haviwezekana. Ibyo ntabwo nabikora ngewe. Rero icyo nagusaba ni kimwe, wowe mininga gusa. Nubona coin nshyashya uyimayininge. Nkizi za Atu ni coin zitari kugaragara no ku exchanger, ni coin idakora nta transfer, ntabwo ushobora kuyiha mugenzi wawe cyangwa se nawe ngayiguhe. Iyo transfer nibaho nta nubwibamo. Rero no kuvuga ngo ikiriho cyo nuko iyi coin ni scam my friend. Umuntu uri kukubwira ngo ujya kuri Atu ugure coin, numara kuzigura fresh ushora amafaranga ejo hazaza ngo uzabone umukire, ibyo ngibyo byihorere. Icyo nge nagusabye ni kimwe gusa, rukumbi ninjya ngo coin ijye mining. Icya mbere ku mining ni ubuntu, ni for free, nta kintu bigusaba, nta butunzi bigusaba, nta mafaranga bigusaba, nta n'umwanya bigusaba. Rero nimba ndi kukubwira ngo kora ibizagukiza, ntabwo ndi gushaka kuzana ahubwo ibikwambura ngo bigukeneshe. Hari abantu nabonye bari kuntagira ngo baguze za Atu, ngo bagiye ku exchanger ngo bagura amakoin agiye atandukanye. Nuko mutabana nanjye gatanu ku kandi. Abo tubana rero barabizi neza ko nagiye mbibabuza kenshi cyane. Hari nk'igihe twagiye tubona Bitcoin igenda izamuka ku rwego rurenze. Bitcoin iva ku madolari ibihumbi 80 tuyireba, igera ku bihumbi 90 tuyireba, akigeze kuri 98 tuyireba, igera ku bihumbi 100 irazamuka igera ku bihumbi 110 hafi na 2. Nukuvuga ngo rero icyo gihe ntari kubabwira ngo muze mugure Bitcoin mutere imbere, ariko ubu muri kuntera amabuye muntuka kubera ko yarongera hanano kwiva mu bihumbi 112. Ubu ngo biri ku mafaranga ku madolari ibihumbi 100 hafi na 5 gutya aho ngaho na 6. Rero miliyoni zanyu ziba zarahiye. Ntabwo rero nge njya mbwira umuntu ngo shora mu bintu bya cryptocurrency. Fata umwanya wawe ugure internet, uranayihorana deja. Niba uri mu gihugu cy'u Rwanda nta internet ufite, wasigaye inyuma cyane, ntabwo uri umuntu kabisa umusirimu. Niba uri mu gihugu cy'u Burundi, kwa neva ndabasuhuza cyane. Imana niba umugisha, ubaye uri aho ngaho udafite internet yagije, waba uri umuntu rwose wasigaye inyuma cyane. Ndabizi neza ko icyo gihugu cyanyu kiri gutera imbere cyane. Rero niba akakanya uri umuntu ufite WhatsApp, ukagira Instagram, ukajya kuri TikTok, ukagira YouTube, ibyo byose nibigutwara internet, gerageza rero ujye mininga cryptocurrency. Nzajya ngenda nkwereka. Ubu hagezweho iyo bita TCC, noneho Ruby yo nabonye mwarayitabire cyane, ndanabashimira gatanu kandi. Sasa rero ikitwa Pi Network yo twamaze no kwiryamo amafaranga, mutegereze mureba hazaza. Narabibabwiye my friend, mwabonye Dr. Fanny ubwo yabigarukaga havuga ati ubwo ngo ni madamu wa Dr. Nicholas, avuga ati ndabizi neza umuntu wese wamenye Pi Network ejo hazaza ye hazaba heza cyane. Hari nabamaze kubona heza habo, ariko sibyo gusa, muracyashimira cyane, murakishima cyane kuko haracyari ibyishimo byinshi birenze. Ubwo tuzabona Pi Network igeze ku gaciro k'amafaranga ibihumbi 314 by'idolari, icyo gihe my friend ni 159 nibyo aho ngaho abantu bazaba barenze. Bivuze ushobora gutekereza ko ndi kubeshya, ariko twabonye Dr. Nicholas abigaruka avuga ko umuntu wese uzaba waramenye Pi Network mu gihe kizaza azahabwa ubutunzi bukomeye, azahindurirwa ubuzima. Ibyo ngibyo rero ushobora kubyumva ukumva ni ibintu biri aho ngaho biciriritse cyangwa se bidafatika, ariko impamvu imwe rukumbi naguha nuko wabivuze ari nayo watanze priority kugira ngo abantu bahabwe amafaranga arenze. Ngira ngo ugiye kubara amafaranga abapiyoniya bariye mu minsi yashize, hashobora kuba harariwe nk'amamiliyari. Umuntu rero uheba amafaranga nkayo akavuga ati aba bantu mbahesheje iki kintu, ubwacyo ni umugisha, si byose. Rero impamvu yavuze ati umuntu wese uzaba waramenye Pi
azahabwa umugisha, azaba ari umuntu ukomeye cyane. Nuko ubu tuvugana iyo winjiye muri Pi Network ari nge ukwinjije, ubwo se ninjye njye nyene kumbira, reka mvuge nge kuko ninjye uri kukubarira ino nkuru. Iyo winjiye wiyinjije ni 0,0000 n'igice kimwe, ariko iyo winjiye ari nge ukwinjije bahita bagukubita coin imwe. Kandi ubwo ndakubwiza ukuri, coin imwe igirwa n'imibare ibihumbi 100. Ibihumbi 100 iyo byuzuye bagwa coin, ujya uzuza ibihumbi 100. Abanyamibare muri kubyumva nyine. Buri ifaranga rigira ukuntu ribara, none amafaranga ari mu bice. Ndi bubigarukeho mu byo turibuze kuganira, ndababwira impamvu mubona Pi Network yatangiye ari amazeru 4 akakanyi kaba ari amazeru 5 kugira ngo uzuze ibihumbi 100 bagwe coin. Hari impamvu, ni muri bwa buryo bwo kugira ngo nushaka no guhaha intoryi, imboga bizabe bishoboka. Nibyo nababwiye ati Pi Network yo iri gutegura kubera ko ni Bitcoin ivuguruye. Muraje mwirebera kagiye kuzoba mwoka byaramwe. Hazoca umugabo, hazoca harya mu Kirundi umugabo bamwita ngo iki? Mu Giswahili n'umwume, mu Kirundi bamwita umushingana. Okay, hazoca umushinganahe. Si byose. Erega nanje ndakunda kuyaga Ikirundi. Ndafise Ikirundi muri njewe. Ngene ndiko ndababarira, mureke mbayagire namwe abarundi. Rero no kuvuga ngo hazaca umushinganahe, hazaca umugabo mu minsi izaza. Impamvu rero bavuze ko Pi Network umuntu wese uzaba arayimenye azaba ari umukire cyane ukomeye, nuko ubaka kanya ari nge ukwinjijemo ufite coin imwe, bahita bayiguha promotion. Iyo promotion rero ko yabayiguhe ni igisubizo kikumvisha yuko ukimara kumenya Pi Network agaciro kayo kagenwe. Ntabwo ari akagenwa n'agateganywa, ibihumbi 314 $159 by'idolari, ni hafi miliyari 400. Ayo n'amafaranga menshi cyane rero ku muntu mushyashya uhita wakiranwa ikaze nayo mafaranga. Ayo mafaranga ukazayabona ryari? Mu gihe bizaba byamaze uko free fresh ko iri faranga rizaba rirenze. Kubera ko ngira ngo mwaje mubona muri press conference zigiye tandukanye ubwo Dr. Nicolas bamubazaga ku biciro bya Pi Network, nkwibutsa ko ikintu cyitwa cryptocurrency ntabwo ari ifaranga umayininga rifite agaciro karyo. Niyo rigiye ku isoko nta gaciro ka stable barifite. Nuna ribona ifaranga rimeze gutyo uzajya umenya ko nta gahunda rifite. Ahubwo ifaranga rya internet, amafaranga nkayo ngayo yejo hazaza, nta mafaranga huzagurika. Mwabonye Bitcoin ubwo yasohokaga yari ifite 0,00 n'igice 0,0 n'ibice bibiri, igenda izamuka kugeza ubwo yaje kugera ku madolari ibihumbi 112. Nibwo nari mbibonye mwoka byaramwe. Sasa rero no kuvuga ngo icyo gihe no kuvuga ngo ukimara kubyumva ite wumva iryo faranga kakanya umuntu urifite ashobora kuba rimwe ryonyine yahabwa miliyoni 100 zirenga 140 z'amafaranga y'u Rwanda kuri coin imwe yonyine. Narababwiye nge natakaje coin hafi 200 za Bitcoin nabiciye amazi, mvuga ati ibintu ni sikamu waba tubeshya, ariko narazibuze. Umba ndi umukire, ariko n'Imana bishaka kugira ngo nzaze mbaganirize, kubera ko ntabwo ubu ngubu tuba turi kumwe. Iyo umuntu yakiza hindura gahunda, umba ndi kubabwira bino biganiro kugira ngo YouTube nayo inkubiteho $2 duke cyane. Ariko iyo nza kuba ndi umukire mfite amadolari menshi, ntabwo nari kubaganiriza. Niko rero Imana bishatse, inshallah. Rero nuvuga ngo umuntu wese wamenye Pi Network ubu ni umukire, wishyire mu ishusho y'abakire, kuko ntabwo ari kera uzabibona. Dr. Nicolas yakunze kubisubiza mu gati se kuki Pi Network itareste bigiciro cyayo ni ikihe? Yarasubizaga ishuro nyinshi cyane hose aho yajyaga yaravuga ati rero igiciro cya Pi Network kizagenwa n'abapioneer. Abapioneer abantu mining Pi Network nibo bazishyiraho igiciro. Icyo rero twamaze kugikonfirma cyagiyeho ni ibyo bihumbi 314 by'idolari, ubwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bari bamaze kwemeza ko miliyoni y'idolari ariyo yavunjwa iryo faranga. Noneho abanyazi aba China abaki n'izina rya Yesu muri China, abashinwa kubera ubwishi bwabo nibo bahise bakonfirma icyo giciro cy'ibihumbi 314 by'idolari. Ariko nayo n'amafaranga menshi cyane ku muntu wese waba waramenye Pi Network. Tubitegereze se. Nukuvuga ngo rero ikiriho cyo nuko Pi Network isaha n'isaha yatungurana. Isaha n'isaha ishobora kugutungura ukisanga uri umukire, uri umuntu ukomeye cyane kandi urenze. Numara gukira uzahita utumirizeho imodoka. Narakubwiye n'imodoka zo hanze ndazitumiza. Ushaka Pios, ushaka Kia Soleto,
ushaka ipsam iyo ntibaho. Nabonye abantu bari kumwe bashakira ama ipsam ari benshi cyane kubera ko ni imodoka idahenze itwara abantu benshi cyane, ariko ndi kugenda nzibaha, ariko ipsam mbibutsa ko zitagisohoka. N'ama V6 nyine n'ama picnic, ariko V6 ushobora kuyitumiza ukayibona. Ushaka rero BMW bita imodoka my friend nyinshi, ushaka Range Rover, mukanya uhita uza tubane mu kiganiro cy'imodoka cy'utonde rw'imodoka nyinshi cyane, aho ngiye kubazanira imodoka ku isoko, uze tubandure b'imodoka nyinshi cyane, uri buze kuzibona mu masaha ya saa 12 n'iminota 10 hafi aho ngaho. Sasa rero no kuvuga ngo nababwira byinshi cyane ku bintu bijyanye na cryptocurrency, ariko icy'ingenzi cyari kinzanye nuko basabije ikintu gikomeye cyane. Mwihangane mureke gushora amafaranga yanyu mugura cryptocurrency, ahubwo mu mining. Nabigishije ku mininga, mukora iby'ubuntu, kubera ko ntabwo tuza abasikaminga bari bo, kubera ko abantu abasikama nabo bamaze kubona ko abantu bari gushaka amafaranga cyane mu buryo bukomeye cyane, bakanashakira muri mining. Abasikama nabo n'abantu b'abanyabwenge barenze, barakwinjira ntumenye ngo ubundi wagwane. Rero mwihangane, niba ufite amafaranga yawe kandi akanyenyeri unyoherereze nibereho, nkora umwuka kugira ngo ejo nzaguha ibiganiro wiyangiza ujya kugura cryptocurrency, ahubwo yafate uyagura ibyo ugomba kugura, utegura ibyiza byawe, amasambu n'ibiki wambika abana bajye ku ishuri, ibyo kurya ubigure, nurangiza asiga ugure internet. Mining coin z'ubuntu zirahari kandi zishobora gutungurana zigatanga amafaranga. Nababwiraga Pi Network mutari mwabimenya, ejo bundi hari umuntu nzi inshuti yanjye yafashe Pi Network, mu byukuri akuramo amafaranga kayabo. Ese umuntu wagurishije coin ziwe yarangiza agakuramo hafi miliyoni 3, si amafaranga menshi se ku bintu by'ubuntu? Hari n'undi nzi nawe aramutse agurishije nkuko abishaka, usibye ko ndi kumukasira nkamubuza, ashaka gukoramo nk'amadolari 10,000, urumva ni miliyoni hafi 14. N'amafaranga rero aka kandi kiri ku isoko, kiri ku mining. Ni nayo coin yonyine ku isi yahenze, irazamuka iza kubyigana n'izindi, ikirimo no ku mining cyane. Noneho ukibasha kubona coin 3 ku munsi. Rero urumva ni coin igihe izaba yahagaze, wibutsa ko biri hafi cyane, izabirenze. Nibwo ako gaciro tuzakabona, utakibona for free, uyibona kubera ko wagize gute, wayiguze kubera ko ufite umufungo wawe. Icyo gihe rero muzahita muza gushaka abajeje tafaranga bamayirinze Pi Network muzibagurire. Rero no kuvuga ngo iryo faranga umuntu warimenye nicyo kigaragaza ko ari umuherwe ukomeye cyane. Rero niba utari wa mining Pi Network, manuka hasi muri commentaire duhuriremo, ndaguha coin rwose wiminingire. Ikintu ushaka Ruby, ushaka TC, usibye ko TC yo namonye igoye, isa kwiminingera kuri Chrome, nibwo byoroha cyane. Ibyo ngibyo rero bisaba umuntu nyine uzi gucukumbura, ariko biroroshye nabyo nabikwigisha nka kuyobora. Sasa rero ndabakunda cyane uko bisanzwe, nitwa PC Imana nibaho umugisha. Umwuka wo ni wa wundi murumva ko nagarukanye ubumuntu bwinshi cyane, ndi umusore n'ubundi urangwa ari ibigango byinshi ariko byo mu mutwe. Nawe rero nushaka kwiyemera, ujye wiyemera nibyo ushoboye mu mutwe, naho guterura n'ibiki byose byo ntago ari fresh. Ukoresha ubwonko ko niyo si turi kugeramo, nibyo dukoresheje amaboko tubitekerezaho cyane, bibyaza umusaruro. Ndashaka ko tuzatera imbere, ikibazo nuko nta mutajya mu mituro ni cyacumi. Ibyo bintu byanyu ntabwo ari byo nukuri. Imana izabahana. Mukanya gato duhure mbakaraga amamodokari meza, amamodokari adahenze, harimo nahenze, ndabaha amazu mbatuze, ndabwira abakire, abantu bakoze, abantu nigishije gukorera amafaranga bayabonye, muze mbahe ibyo muyagura. Duhora mukanya mu isaha ya saa moya. Mbere yuko dukomeza, tubanje kubashimira kubw'urukundo mutugaragariza aho mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu byiza tubagezaho. Bityo natwe twahisemo kubashimira. Ishimwe natwe tubashimiye ni ukubarangira ino mari nziza cyane kandi idahenze ku mafaranga make cyane. Ukimara kugura ahangaha urabubitsa ubutunzi bwawe bwiza cyane hatavogerwa muri iyi si. Amafaranga make cyane ugahita ugura Kicukiro. Aha hantu harimo ibibanza bigeze kuri 4, harimo amakadastere 2 ndetse harimo n'indi ya 3, hakabamo amanegisi meza cyane. Buri anegisi
Oasis ifite ibyumba 2 na salo ndetse n'igikoni na douche na toilette, kandi ibyo byombi bikaba bikoreye amasuku bimeze neza cyane. Aha ni Kicukiro neza imbere ya Mount Kigali ahahoze Mount Kenya, haruguru ya Sport View Hotel gatoya ntuhita ubona ibyo bibanza birimo amazu meza. Ni ibibanza bigeze kuri 4, umve ko ari ahantu heza cyane kandi hagari hataguhenze habe na gatoya. Kibanza cyakigura miliyoni 200. Urumva ibibanza 4 ni hafi miliyoni 800, ariko twe turashaka amafaranga atarenga muri 1/2 cy'ayo mafaranga. Ni ahantu heza haguru habike cyangwa se uhatura, kubera ko n'ubu ngubu hinjiza amafaranga menshi. Iyo uhagaze kuri umutungo utimukanwa ugiye kuba wawe, wawitegeye Kigali yose, aho werekeza amaso gaye tureba Kanombe yose mu kibuga cy'indege, kareba Remera yose muri Stade Amahoro, Kigali Arena Regional, Nyamirambo yose, ukazengurutsa amaso yawe umujyi wose wa Kigali, aho ngaho kandi wicariye mu rugo iwawe. Ni ahantu heza cyane ndagushimira. Ndabakunda cyane, mukomeze kunogirwa na gahunda z'isheni yanyu mukunda muri benshi cyane.